nari mukuru mu muryango ngo nari mfite abana batoya bankurikira ubwo ni kuri kote ya mama yego abo bana kuba mukuru mu muryango hari responsibility numvaga afite nakoze imirimo myinshi itandukanye cyangwa se kuba hari abatoya bari munsi yanjye numvaga iyo responsibility mfite insunikira kugira icyo nkora buriya rero akenshi abantu bangirika biturutse mu mutwe biturutse no mu bwihebe noneho kuba numva hari responsibility mfite rero kuri bagenzi banjye kuri barumuna banjye numvaga zimpatira kugira icyo nkora buriya rero iyo umuntu ashaka icyo akora icyo kintu kiramwokipa kikagabanya imbaraga zimushora mu bibi nanabwira urubyiruko ngo bibaye byiza bashaka ikintu kiwokipa mu buzima bashaka ikintu gituma baba busy bahora bakora biriya bintu birakubaka bigatuma utabona umwanya wo guhugira mu bibi Damu hari ukuntu umuntu aba afite ababyeyi babiri batandukanye mama ari hariya na papa ari hariya batabana ariko ugasanga ubona presence ya bose presence ya mama birumvikana kuko mubana ariko na presence ya papa urayibona kuko nyine arahari ari present ntabwo wigeze ubona presence cyangwa imeze gute ku ruhande rwa papa ko rwa mama urwo ndumva ndi kurwumva yego mu bihe bya mbere presence ya bombi narayibonaga n'umuryango warankundaga papa twarahoraga narabasuraga banyitagaho mbese urukundo nari ndufite ahubwo byaje guhinduka nyuma ya jenoside aho abantu batangiye guhangana n'ibikomere byabo bwite cyangwa se ubuzima butangiye guhinduka nibwo presence ya papa nayibuze kubera ko we abagize umuryango we bose barashize nibaza ko ashobora kuba yarabayeho mu bwigunge cyangwa se yari afite uburyo ahanganye n'ibikomere bye akirengagiza umwana we ibyo rero byatumye mubura kandi mubura mureba ibyo rero bituma none ntangira kwirwanaho kwishakashakira ubuzima butandukanye mbaho mu buzima bugoranye buvunanye bwirwanaho ahari mureba ibyo byo rwose ntakubeshye byarankomerekeje ku buryo hari n'ubwo numvaga ntifuza kwitwa umwana we cyangwa kumwitirirwa kubera ko yari umugabo ufite ubushobozi ufite imibereho ugereranyije n'uko njye narindi kuba atambona kuba ntamubona hafi yanjye ntamufite rwose ntakubeshye byaranyafekise mu buryo buri negative none se byahise bikatika gutyo uramubura urumva jenoside ikirangira yashatse ko tubana yashatse ko dushobora kugirana umushyikirano aranandareka ngo nze igihe runaka nzaze tubane mu rugo iwe akiri umusore yari akiri umusozi birasubira noneho ubwo nari ntangiye kwitegura kuko yari yanambwiye igihe tugomba kubanira ndumva ibihe bya jenoside bisa umutekano wagarutse mu gihe cyo mu kwa karindwi ni nabwo twabonanye mbona afite ubwuzu kurumva yari yarabuze abantu be bose nibwira ko anejejwe nuko twongeye kubonana ariko anambwira ko tugomba kubana ndumva ari mu kwa 11 cyangwa se gushyira ukwa 12 k'uwo mwaka w'94 ariko uko namusuraga kenshi naje gusanga y'umukobwa babanye cyangwa se aranamupresenta amerekeje arambwira turiya mukobwa wabonye ni inshuti yanjye noneho mu gihe gito ntungurwa no kumva mbwira ati waruzi n'ikindi nubwo nakubwira ko tugomba kubana ariko reka tube tubiretse nzakubwira ikindi gihe akakungarukira nagira umwanya wo kumusura nkabona arashaka kumvugisha ariko atirekuye yajya kunsezera nkabona mfumbatije nk'ibihumbi 10 mu ntoki kugira ngo amfashe mpita mbona ko hari ukuntu yahindutse ariko nari ntarabona umwanya wo kuganira nawe ngo mubaze ngo burya mbere yaha byari bimeze bite cyangwa se ni iki cyateye nyine nanjye nabibonye gutyo nyine mpita mbona ko we yaratangiye kugaruka ariko ntarabona umwanya wo kuganira nawe ngo mubaze ngo
ese burya byagenze bite. urumva yagukweza nta gisobanuro nshobora kubibonera kuba ntarabonye umwanya wo kuganira nawe bihagije. nangize ngo aracyariho kugira ngo numve niba mwaraganiriye. urumva yakweretse umufiyanse we, witegura kujya kubana nawe mbere yuko numvaga nanagize umugisha ko ngiye kugira abavandimwe, ko ngiye kongera kubona umuryango ushyize hamwe waguka. ntabwo bigeze bagutumira mu bukwe papa ngo agutumire uzaze mu bukwe? urumva nari umwana kandi n'ubundi nubwo yari yahagaritse igihe cyo kubana nawe, ariko twakomeje kuvugana gusa atisanzuye nk'uko byari bisanzwe. ubukwe bubaye narabumenye nk'abandi bose, butaha nk'abandi bose, narabutashye nk'abandi bose. na nyuma famiye imajije kuremwa nakomeje no kubasura, ariko urumva nyine ijisho ritakureba neza urarimenya, ugatangira guha ijisho ritakureba neza utangira kurimenya, ugatangira kugenza akaguru gake. hari ukuntu ubona nyine bitameze neza ukagenda gake. none se ni nk'ibiki wenda wakorerwaga uri winjiye muri famiye kwa papa, ni ukuvuga iwanyu, ni iwanyu kameme, ariko hatarimo mama, harimo undi mudamu. ni nk'ibiki wakorerwaga papa kiriho wahise ubona ko bino bintu bitari shyashya? urumva kuba uri umwana usuye iwabo ukabona hari ukuntu batakwitayeho, ntabwo bashaka kukuganiriza, ntibashaka kumenya ibibazo ufite, ntibashaka kumenya ngo ubayeho ute. icyakora hari mubyara wanjye uhaba, naragendaga tukikinana na mubyara wanjye, ubuzima bugakomeza. akimara kubyara abana naragendaga ngakina nabo tukishimana. ariko buriya ntabwo abana bakeneye kubaha amafaranga gusa, kubishyurira ishuri gusa, kubagaburira gusa. nubwo ibyo ntabyo nabonaga biturutse kuri we ngo aba anyitayeho, urumva nyine yari yarashinze n'umuryango we, ntari nubwo ntabitekerezaho ko nari umwana. ariko kuba atafata umwanya agakubaza ati umeze gute, ese mu ishuri bimeze bite, wabonye amanota angahe, ushyira imbaraga zingana iki mu kwiga, mbese ngo akwiyegereza ubone ko muri kumwe mubanye, agufite ku mutima, atekereza n'iterambere ryawe n'ahazaza hawe hatekereza. ibyo ubwabyo iyo utabibona, nyuma y'igihe uvuye mu bwana nibwo utangira kubitekereza ukavuga uti buriya cyari ikibazo. noneho na nyuma y'uko apfuye ubonye umuryango wasigaye utakwitayeho, uhita ubona yuko burya utari ufite agaciro muri uwo muryango. kurumva yari umubyeyi wanjye, abavandimwe banjye bari abavandimwe banjye. uko byagenda kose wagombye kugira uburenganzira ku bavandimwe bawe, wagombye kugira uburenganzira kuri uwo muryango. ariko nyuma yo gupfa mbonye ko tutakiri kumwe na gato, bituma nibaza uko byari bimeze mbere nuko nafatwaga muri uwo muryango mbere. tutarajya nyuma yo gupfa, none se urumva wari umwana ariko utari muto, papa mwaraganiraga mbere atarashaka. ni iki wabonye cyahindutse hagati mbere yo gushaka na nyuma y'uko ashatse? ni iki wabonye cyamuhindutseho? urumva icyo nabonye cyahindutse ni ukuntu yanyakiraga, nkabona arabyishimiye. even rimwe na rimwe najya no gutaha akamperekeza, nkabona hari ikintu angeneye kiza kumfasha nk'umwana. ariko nyuma yo gushaka ibyo byose byarahagaze. ntago nari nkibona ashaka kumpa umwanya ngo tuganire, amenye ngo mbayeho nte, amenye ngo ubuzima bwawe buragenda bute. gusa njye icyo nabonaga ni uko naragendaga ngakomanga, bakankingurira, nkinjira, nkakina na mubyara wanjye wari uriyo, nkakina n'abana batangiye gukura, n'ibyo bikarangiriraho. ariko ubundi buzima bwo kumenya ngo mbese ubayeho ute, ishuri bimeze bite, ufite izihe ntumbero mu buzima bwawe, kuko ni nacyo ni igihe cyiza ku mwana ugeze mu bugimbi, ko batangira kumenya ngo mbese
urumva wifuza kuzaba uwuhe, urumva wifuza kuzaba ute. By the way, cyari n'igihe ngomba kujya muri segonderi, ubu nabuze amahirwe yo kujya kwiga muri segonderi kubera yuko nabuze umuntu umfasha cyangwa se utuma mbona ishuri ryiza cyangwa se ushobora kwiga neza, kuko njye narangije segonderi nyuma ya jenoside gato. Promosiyo ya mbere yarangiye nyuma ya jenoside, niyo narangijemo primaire. Amanota nagize kubera ibihe twari tuvuyemo ntago yanyemereye guhita mbona uko njya kwiga muri segonderi, kuri kwa kundi bohereza abana muri segonderi batsinze. Noneho leta imajije kubona uburyo abana batsinzwemo, ihita itekereza yuko abo bana atari ku bwabo gutsindwa, ahubwo ari ibibazo bavuyemo. Barangije bagabanya amanota bari bafatiyeho, ndumva bari bafatiye kuri 49 niba ntibeshye, baramanuka bagera kuri 46, ariyo manota nari mfite, ndumva nari mfite 47. Ubwo rero batwemerera kujya kwiga muri segonderi, ariko buri mwana agomba kwimenyera ko, cyangwa se abe bagomba kumufasha kumenya aho ajya kwiga. Ibyo byagusabaga kujya gusaba kuri arrondissement, icyo gihe niko hitwaga, kuri arrondissement, kujya kwiyandikisha no gushaka ishuri uzajya kwigaho. Nk'umwana muto rero, rimwe na rimwe abana bo muri kiriya gihe twabaga dufite ubujiji, ntago ari nk'ab'iki gihe, ntago byabaga byoroshye kujya kwiyirukira mu byangombwa by'ishuri. Ntago nibaza ko mama ashobora kuba atari yarize, cyangwa se ibintu by'ishuri ntago yabihaga umwanya munini ngo we anyirukire muri ibyo. Ubwo washoboraga kubinyurikiramo yari papa, ariko nawe ntago nyine ntago namwisanzuragaho, ntago yumvaga, nyine yasaga n'uwanjugunya aho ngaho, kuko urumva nkawe ubwe yagombye kumbaza ngo byagenze gute, nkamubwira ko byagenze n'icyo bisaba. Ntago rero uwo mugisha nigeze nkubona, kandi yari ahari. Mpita ntakaza ishuri gutyo, sinajya kwiga segonderi. Mpita ntangira kubaho ubuzima bumeze nk'ubwa mayibobo. Uzi ko ngiye nagiye kwiga mu Gatenga kwa Karirosi, ntagiye kwiga ahubwo nitwa abana bo ku muhanda, mfite ababyeyi bombi. Abana bo ku muhanda ni Rwanda rw'ejo, niko batwitaga. Njya kwiga mu Gatenga kwa Karirosi, ntagiye kwiga mu ishuri ahubwo kujya guhinga, kugira ngo nubanga abana bahingaga hari udufaranga babageneraga ku kwezi. Utwo dufaranga umuntu akadukorera tukabasha gutuma surviving, ashobora kubaho. Ndagenda niga guhinga, njya gukora muri pepinieri, yatangaga imbuto. Nubango banshinze gukora muri pepinieri, aho twahumbikaga imbuto, abantu bazishaka bakaza kuzikura mu kigo nkazibaha, cyangwa se ikigo kubera ko cyabaga gifite ishuri, nkajya gukuramo imbuto zo kujya gutera, nkaha abahinzi imbuto zo kujya gutera, ikigo kikabona umusaruro kigaburira abanyeshuri bacyo. None uwango mbaho muri ubwo buzima busa n'ubushaririye kandi ahari. Na nyuma yo kujya mu Gatenga kwiga ibyo ngibyo, nge nanacuruje ubunyobwa ku muhanda mu mashansi yatandukanye. Papa yari afite ubushobozi bungana iki? Yari umucuruzi mu gihe cye, yari afite ubushobozi kandi kurumva umuntu nyuma ya jenoside wari ufite imodoka, afite inzu ye ya kadastre, afite ahantu hanini. Ubu aho hantu hanini afite, mukadata yarahubatse, harimo amazu harimo etaje, harimo inzu za kadastre zirenze 2, 3 na etaje. N'ubwo na ahantu hanini hisanzuye, umva yari afite ubushobozi. Yari umucuruzi, bano bita bavunjayi, yakoraga bino bintu byo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga. Nebwira ko umuntu atabaga bayeho nabi, babaga afite amafaranga. Yego, cyane ko babaga ari nabaki. Yego. None se wenda ikibazo sinzi niba hagati ya papa wawe n'umudamu we wabonaga babanye gute? Wenda yisubije amaso inyuma ku buryo ushobora kuvuga uti nahuza buno buzima bwanjye bwo gutandukana papa n'imibanire bari bafatanye. Mu by'ukuri ntago nshobora kubimenya kubera ko ntago nabanaga nabo mu rugo. Urumva najyagayo rimwe na rimwe ngiye gusura ababyara banjye kuko nabaga mbakumbuye, nabo bari umuntu abangerega nabaga mbakumbuye. Rero ntago nashoboraga kumenya imibereho yabo, cyane ko umwana ukiri muto kuriya biragoye ko
anaperereza uko abantu babanye biragoye Yeah. wenda nabitekereza ndi mukuru hari akantu kaza nka flashback